Nitwa Haragirimana Theophile, iyi channel yitwa Ndabakunda TV nk'uko mumaze kubimenyera, nta mpamvu yo gutinda. Mu mwanya washize nirinze ko hacamo igihe kinini, twahoze twiga iyo bita mi bemol, ariyo iyi ngiyi. Tugiye guhindura naho turebe ese dushyizemo akandi ka bemol twagashyira hehe, iyo gamme yakwitwa iyihe. Okay, ubwo tugiye kwiga la bemol. La bemol ni ukuvuga ngo mbere na mbere reka tube tubyirengaje tumaze tumenye ngo ubundi aka bemol karajya he gakurikiyeho. Mbo urabona twize ko kagomba kubanza ka mbere muri si, aka kabiri muri mi, aka gatatu muri ra, akandi kagomba kujya muri re, bikaba si, mi, ra, re, so, do, fa. Twa turere tuza kujyaho, ariko ubwo reka tube tugarukiye aha ngaho ubwo rero tugezeho. Na kano nako turebe si, mi, ra, akandi kagomba kujya aha ngaho muri re nako, kuko murabizi ko do ibera aho. Iyi ngiyi rero akaba ari gamme do la bemol. Kubera iki? Nabyo tubirebe. Mumaze kumenyera ukuntu bashaka mu mabemol bashaka amanota. Twumvikanye ko akanyuma ukakanyuma naka ngaka, sibyo se? Si, mi, ra, re. Dukurikije iryo tegeko twavuga ko kano ariko kagiyemo nyuma, kandi nako bimeze na hano nuko si, mi, ra, re. Ushatse gushyiraho utundi wagashyira muri so, akandi do, akandi fa. Ndi kugira ngo mumaze munamenyere ese dutondekwa gute, akambere kagiye aha, aka kabiri kajya he kugeza kuri ka karindwi, kuri turindwi. Duhora tubivuga ariko no kugira ngo mukomeze mubyumve mubifate neza. Akanyuma hano twumvikanye ko kari muri re. Iyi rero izaba gamme do la bemol. Kubera iki? Uzabarize no zanshinge zawe ubare ngo rimwe ahangaha, kabiri, gatatu, kane. Inshuro ya kane iguye hano muri ra, sibyo? Kandi n'ubundi akabanziriza akanyuma ni kano kara, kuko ni si, mi, ra, twasizeho ra tubona gushyiraho re, bivuze ngo akabanziriza akanyuma ni kano. Aka ngaka rero n'ubundi gasanzwe kari muri ra, ubwo akabanziriza akanyuma ubirebye wasanga kari muri ra. Iyi ikaba ari gamme do la bemol, cyangwa se nanone wafata aka ngaka kanyuma ukabara za nshuro enye zawe umanuka, bihita bihura. Wafata akanyuma ukabara inshuro enye umanuka, wafata akabanziriza akanyuma aho kari ntugire icyo uhinduraho ugahita uvuga ko hariho iyo gamme iri, byose birahura. Ibyo bihise byoroha. Ubwo rero ikimara kuvumbura yuko turi muri la bemol, uhita umenya ngo amanota yanjye biragenda bite. Buri gihe uhita uhera kuri iyo nota ufata la bemol nyine, akaba ariyo ibaye do yawe muri iyo gamme tugiyemo. Icyo gihe niyo ifatwa nka do. No kubireba aho amanota yanditse hano muri porute, ahantu ra isanzwe iri, niho uzafata inota ryawe rya do. Nushaka usome ko iyo ngiye ari do, andi manota ugenda uyakurikiza bitewe n'aho aherereye, nko kuvuga do, re, mi, fa, so, bitewe n'aho ayo manota ayanditse ugenda ubikurikiranye. Naho ngaha rero uzafata nugera gucuranga piano, uzafata inota rya la bemol, ubwo aba ariyo do yawe. Noneho nujya kuzenguruka octave nkuko usanga uvuga ngo do, re, mi, fa, so, la, si, do, ukaba urangije octave. Hano uzavuga ngo la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol ariyo usorezaho, kugira ngo ube urangije octave. Buriya ku muntu ufite piano, wegereye piano, anafata ayo manota yumve no gusona bigenda koko neza, ukumva ko biri ku murongo ya do, re, mi birimo kugendana. Kuko iyo ugize nk'irindi ufata, tuvuga wenda uvuye hano kuri la bemol, si bemol, do, noneho wagera nko kuri re wenda ukifatira re isazo, uhita ubyumva no mu mutwe ko hari uburyo ki bidasonye uko bikwiriye. Ubwo rero nufata
aya manota ukayakurikiranya kuko bikwiriye, cyangwa se nanone uri gucuranga bitewe n'inota ugafata ukamenya gusa ko nugera kuri re muri ino game, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi twayita do, muri game ya muri la bemol iyi ngiyi twayita do, re, mi, fa, so, la, si, do. Ni kubifata aya manota aba yahinduye, ni ya do, re, mi, fa, so, la, si, do, wowe uba wafashe ukayimurira muri iyi la bemol, none bikaza gutuma ugenda ufata aya mabemoro bitewe n'uko n'ubundi hano ariyo baba bakweretse. Ndatekereza ko umuntu ufite nka kopi iruhande rwe ushobora gufata kopi yawe iriho indirimbo, noneho wareba ugasanga hariho utu ngutu tune, ugahita ubivumbura ukamenya ko iri muri la bemol, noneho wowe waza kureba ukamenya ko amanota urafatira ahangaha. Ushatse wajya uyita do mu mwanya wo kuyitara, kuko iyi ngiyi yaba ari la ariko la mu gihe biri muri do naturelle. Iyi ngiyi rero ihita iba do, re, mi, fa, ugakomeza bisanzwe. Ndumva kuri la bemol ari ibi ngibi twavugaho. Reka nze noneho turisoreza ahangaha, ntabwo ndashaka ko utuntu tugenda tuba tugufiya tukagenda dusobanura bemol ukwayo. Nababwiye yuko ku yindi channel ya Theo UBS and Music hari gucaho amasomo nayo y'ibi ngibi ariko yo ya dieze, noneho kugira ngo tubirangize tubisoreze hamwe dufate andi masomo. Ndabashimira cyane ko mudahwema kudukurikira, naho utaha mukomeze mukore subscribe. Nzaza noneho twiga twongeyeho tuno kugira ngo turangire aho turangirira.